tuzasoza urugendo rugana mu ijuru bagenzi. Ndaho neza, amazina yanjye ni Florence Uwineza, nje kubararika mu ijwi ry'abasore b'inyarubande, aho nje kubabwira amateraniro y'ivugabutumwa bateguye kugira ngo tuzagire umugisha wo kubana namwe. Ni amateraniro azatangira ku tariki 6 z'ukwa gatandatu muri uyu mwaka turimo wa 2026. Tuzaba dufite umubwiriza mwiza cyane w'umusore nk'uko yateguwe n'abasore witwa Kayitsinga Remy. Ni insanganyamatsiko nziza cyane ivuga ngo murime imishike yanyu ntimukabibe mu mahwa. Ndakurareka rero kugira ngo uzagire umugisha wo kuza muri ayo materaniro tuzasangire umutsima w'ubugingo. Ndifuza rero kugira ngo uzararike na bagenzi bawe twese tuzanezerwe muri ayo materaniro. Urakoze cyane, Uwiteka abarinze. Kuri iyi sabato tariki 6 z'ukwa gatandatu tuzaba turi kumwe n'Amababa Group, korale nziza cyane zaba yaturutse Horeb Kigali, turayibatuye cyane. Hanyuma ku yindi sabato ikurikiyeho nanone tuzaba turi kumwe na Barton Muhima, hamwe n'izasoza Amazing Grace Academy. turayabatuye. Nk'uko dukomeje kubararika muri aya materaniro y'ivugabutumwa, ntuzabure, nanjye nzaba mpari.